Anyway, ari ikibazo cyari gihari like kugeza na n'ubu ari ibintu abantu benshi tujyamo like tukazamuka hejuru tutazi ibyari byo. Ubundi misiyo ya Ferwaba ni iyihe? Twagombye gutangira kuri isije nyine ndashaka kumenya misiyo Ferwaba Federation. Ikintu cya mbere nagerageje gusoma umuntu ikintu cya mbere igomba akazi kayo ka mbere ni ukuyobora, nyine kuyobora ugashyiraho amategeko ukamenya yuko ayo mategeko akurikizwa. Icyo nicyo cya mbere, kumenya ko amategeko kuyobora to govern, nyine bakayobora nyine uwo mukino wangaho kuyobora ikintu no kumubashizeho itegeko amategeko kugira ko making ashobora ko riri byakurikizwa, nibyo bita kuyobora. Kuyobora ibyo bintu bitanu niko kazi ka mbere ka federation. Ako niko kazi ka federation. Rero ndashaka umwe wari ndashaka relationship between teams sibyo na federation. Sasa rero team na federation hagati ya team na federation urumva ama team niyo abagize federation, ama teams niyo abagize federation. So without the teams there is no federation, but there can be a federation with those teams. Tushaka kwishakira hari ama equipe ashobora kwishakira uburyo yiorganiza adakeneye pro. Byatumye ligue yacu ba pro. Ligue yacu ni semi pro. Semi pro reba muri league. Let me tell you why. It is semi pro. Ibyo bintu bivuze we have players international foreigners players baza bakishurwa like buri team zarabafite sibyo bose rabafite, ariko kugira ube pro bagomba kwishurwa regularly banishyura n'imisoro. Urumva ikindi ako niko kazi konyine baba bafukora liga yose. And when I say something like this nukachinga feelings deja aho ngaho nimba criticism ikujeho ukayikachinga feelings, just know yourself you're not a pro. Whoever you are, a player, a coach, if I say something ningi ukabikachinga feelings and you make it nabo babayo nk'aba pro ariko nabo si pro. Kumbwira nimba umuntu ashobora kuvuga kiriya deja criticism nayo ukahita bifata pro, deja icyo cyo nyine kigaragaza ko kiri mu amateka. And we are back with the Buzzapod episode 20. Birutse twagiye twirukanka byatari yaba twagiye episode 20 ni nyinshi. You ask for a consistency. Yeah, we are trying to be consistent uko tubishoboye kabisa. Nkuko mubimenyere rero uyu ni Ruhiryi, uyu ni Kabey. Man, bisanzwe nyine na amakuru ya basket nk'ibisanzwe nko dusanzwe tubikora. So man, turatangira ku kisi weekend very fresh. Mu match kuva kwa gatanu kugeza ku cyumweru. Gatanu abanje Sport na Tigers. Tigers ni muri forme abatsinda. Akurikiraho Aperi na Orion. Shabana Aperi cyaho yirukanka. Then ku cyumweru twarebye match nziza nabwo eshatu. Aperi kwitazamo ko yirukanka sinzi icyo azoka yari yagize ko bakubise nk'abadahari. Rucabana nyuma yaho tubona Patriot yumura kuri UGB. Nawe yagomba gucaho yirukanka na meilleur joueur wa UGB ntabwo yari ahari, yaragiye. Yagiye muri ball, yitegura ball, yagiye muri Stade Malien. And then Tigers irongera ikora ibijyanye ku bitarega. Match yaremeze gute? Match yari very interesting kabisa. Nakuyemo ibintu byinshi. Tigers tangiye kumenyerana. Abantu benshi babivuze. Tigers tangiye kumenyerana izaba n'ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi ibi bintu babivuze. Ikindi nakuyemo abanye ko League n'abakinnyi ifite nabo.
ko absence ya Cleveland yagaragaye kandi most of the time yari gukina utamubonamo iragaragara ariko siniyaza ko bari ntabwo nkeka ko bari gutsinda Tigers. I don't think so. Uziko reka nkwereke muri rege narebye nshaka umuntu ushobora like wa muntu ati go get a bucket for us. Sanga ni boss bena nanuze yagerageza. Narebye kuri match ko nabirebe urumva uriya mutoza bwa mbere yakinishije Shaka nabi. Shaka muri iyi minsi yari muri mood ya winning team, yari winning player, yari clutch muri iyi minsi. Urebye match yabahuje akomeye, match na AP, match na Patriot, na match yagiye akomeye. Yakinisha Shaka Olivier nk'ukuntu uriya Jobera Jean Domikirije na mutoza wundi na wa mukobwa na mutoza wundi wagiye muri Nigeria. Yo wakinisha Shaka kuriya akaza apostinga yinjira kuri ko nta wundi ejo wundi bamukiri kuri match Tigers bamukinije nabi. It was so obvious. That's what I learned muri ya game y'ejo bundi. Akoreka Amerika also to give credit kuri news kuri Tigers. Ariko nuko mwenuka nyine narabivanze ku nota abanyuma naho ubundi bari bafite game match yose kabisa. Ubona yuko narege nahandi ubundi iri ati afite abatipe nka batatu bane akongera muri bano abantu barabane ashaka umwe yongeramo mwenuka gukora difference. Mwenuka abantu bose muri stade abantu nako abantu bose muri petit stade side abantu bakurikirana basket abantu benshi wana starting 5 ya mwenuka abantu agomba gukinisha batanu uretse we abo tememo abaride starting 5 ya mwenuka oya njewe match yabo ayo ngiye mbona babanza bari abandi katuzumvikana ishimwe Lars go ni umukinyi ugomba kubanzamo Smith agomba kubanzamo David Nicobel Pichu abo ni bane bagomba kubanzamo bose bagomba kubanzamo abo bane ubundi wa gatanu agomba kuba Dan yakoze imyitozo ariko urumva the thing with Dan nuko ngo imyitozo rwose nicyo kibazo nagerageje igihe cyose Dan yakinye na Pichu bakinye neza like ngewe urumva iriya kuri abantu bane Dan yakoze imyitozo wamubanzamo urumva cyangwa Fiston abo kuri ya post kuri ya sport ya sport yo ya fifth years play agomba kuba nani Fisto gakina yego the fifth player agomba kuba Fisto urumva cyangwa Dan Kimasa ariko Dan yakoze imyitozo urumva Dan ikibazo ye narabajije nagiyageze kwinforma baraba ari bo muri Tigers inshuti yanjye tuvugana yarambwiye ati nyine ikibazo cya Dan arigenda akora imyitozo nibyo ariko nyine ngo ari ibintu urumva na amafaranga baba baramwemereye ntibayamuhe. Yes. Harigi baba bamwemerera amafaranga ya transport ntibayamuhe ntazi. Are you sure? Yeah. Makuru ya nyayo. Ayo makuru nago ari rumors. Nago ari rumors. Umuntu abimbwiye n'umuntu muri Tigers kandi umukino. Are you telling me ko that is Dan Imam urumva no. Let me Tigers. Cyane. Yabuze amafaranga ihereza umukinyi bigatuma ajya muri nyine ni nko kwirebera kutajya mu myitozo. Nimba ari amafaranga mwamwemereye, nimba ari amafaranga ya transport mugomba kumuha nimuyamuhe. Numva ga Dani sinzi ukuntu yabatekereza ibintu. Oya. Nje simbizi. Je umuntu abimbwiye ni umuntu uri muri ufite ushobora kubona amakuru ya nyayo gituma imyitozo atayikora. Ko nanjye impamvu nari mbizi. Iyo mpamvu nje I'll be shocked. Nibyo. Nukuri I will be shocked. Numvije ngo Tigers yabuze umuntu umukinyi yanze kuza mu kuko ari mu bintu byanditswe by the way. Biranditse. When muri aho masezerano biranditse ibintu bamwemereye nibabikora bigatuma adakora imyitozo. Ngiye n'umuntu abimbwiye kandi muri Tigers imwe akaza bayimo ubundi ntazi. Ari sad. Yeah. Nicyo kibazo rero na Dana ishaka contendinga muri playoff igakora amakosa. Yeah.
urumva nicyo kibazo kirimo niyo mpamvu ugiye niyo makuru mfite yuko Dan ariyo mpamvu adakora imyitozo Jesus kandi ibyo bintu bihetinga iki ikipe muri rusange cyane kuko nimba nka Dan kuri match ya Sport atarakinnye kubera icyo kibazo urumva yagirana beef n'umutoza kubera icyo kintu kandi baramukina muri squad kandi in the meantime umukino uramushakaho ngo umusaruro statistique nzima kugira umwishyure that is so confusing icyo kibazo kirimo siko biri ko bimeze nabi anyway ndashaka amakuru neza I believe next episode umuntu yambwiye atari igihe nyine batamuha ibyo bamwemereye nimba ari transport bagomba kumuha nibayimuhe bikarangira ataje by the way okay cyangwa se baba bayimuhaye akaza ni ikibazo ni gutya nyine ari on and off mu myitozo ibyo ayo makuru reka tuke ya gusa mu match twabonye Dan arimo gukina na Pichari hasi arusha kacika kuri ya mwanya nkahana biragaragara ko Dan ari boundinga neza kumurusha defense ikora neza kumurusha Dan yakoze umwitozo abari tayari cyane nyine muri ya starting 5 ushizemo Dan Pichu David Smith Lars rumva iyi kipe ni ikibazo gikomeye cyane nyine kuko na Fiso nawe naje gusanga muri ya chemistry yisangamo aragerageza kurusha bano ba Bruno bakinisha nabyo mbona urumva baracyari adago bizamura ikintu Bruno akora imyitozo kandi iyo umutoza urabizi neza nimba y'umutoza umukinnyi yitabira imyitozo igihe cyo na bakaceka nimba bayikora neza urumva Dan ari impamvu mwenuka atamukinisha kubera imyitozo kandi iyo myitozo nkaba numva ko ari ibintu baba bamwemereye bitazamugezeho kandi ibyo bintu babirumvikana cyane sibyo birumvikana cyane kabisa by the way Tigers ni team nziza kabisa Tigers ni tayari bafite abatipe bazi gushaka bashobora no kurangiza ku mwanya wa gatatu cyane rwose kandi nibyo nshaka sinshaka kubabona bahangana APR muri first round kuko that will be I don't know sinshaka kubahura kizabemerera nziko Patriot izabemerera gute Patriot ndikumva branch ni amakuru ndikumva gutya muri kulisi yagarutse okay na Gasta kagaruka reg ubufite loss zingahe ebyiri reg ifite loss ebyiri kandi ka Tigers yatangiye itsindwa byataye ifite nka loss eshanu ariko icyo nzi cyo ntago bazongera gutsindwa Tigers batangiye kubimenya kubera yuko already APR imaze kubikubita kabiri match zabo byararangiye na Patriot nayo yayitsinze rimwe bigora nyine kwa kundi yari gitaye itaramenyerana na UGB yarayikubise itaramenyerana ariko ubu ngubu playoff irimo izakora muri ariko nyine kubera bafite first round hamwe na APR nta kundi bizagenda bizakina first round bizabibishe rero ariko nyine tuzabona buriya na reg ziyubaka ahubwo reg nicyo nashaka ko twakorera amagames meja yo between reg na Patriot imwe muri zo ntabwo ishobora gukora ikosa ngura na APR bwa mbere ntabwo bishoboka bahurire finale cyangwa se byange tubonye nka reg Patriot na reg Tigers muri playoff tukabona cyaza finale ishobora kubira uriya Patriot yigeze finale yigeze muri playoff izi ko tuzawe igize n'ihuriro gutya na APR bro Patriot buririka amatarega niyo kipe idatinya pe you suggest ko APR ihura na reg kuri first round izahura na Tigers first round gute izi mpamvu ze ndabizi ntago Patriot ishobora kwipermeta gura na APR muri first round we ntago Regis reg izabiya kabiri cyangwa ibiya gatatu bagati aho ngaho peut-être irashoboka ubu isigaranye nigira izindi losses ebyiri kandi birashoboka ko yabona iya kane I don't think so. I don't think so. Itongeye gutsira ko nta ama match Tigers sigaranye. I don't think so. Isigaranye mu match. Kipe isigaye ikomeye ni nuze gusa. Ni Patriot yonyine isigaranye ikomeye. Na Orion. Kandi Orion bazakina Vandal. Akumva nkubwire. Ari Amakipe duco twirana na Orion. Ifite abatipe babiri bo bonyine bayitsindira. Kandi narimo kureba ama statistique yayo mbona bari bakina na APR batsinda amanota nka 50 nibuka neza ariko yose ni muri paint ram type cinchika
ama rebound ama second play. Kennedy is a monster. Monster kabisa. When niba mumeneri wabo nibo batsinda kuri bench yabo. Harimo undi mutipe wabo witwa Elite Honore. Afite mikenda undi afitemo 20 nangahe undi afitemo 20 nangahe. Niba mutipe wo muremure wundi niba ari Elize naho afite 6 bench na manota ajyavaho kabisa. Urumva bakina bonyine kabisa. Same case kuri nuze kuri na kuri team na UGB nayo na bench aho nta kintu kivaho. Mvanga abantu barimo nibo bakina nibo batsinda nyine. Gusa nyine ibyo nakubwiraga Patriot ntabwo ushobora kwipermeta gurana nuze na peri muri first round. Ibyo byo ndabizi kwitabi. Ibyo wakina byose. Ibyo ntabwo bizakunda. Ntabwo bizakunda. Ariko nani rero nuze ikindi rutuberere turi kuboneka muri Patriot cyane. Serito muri carte ya 4. Icyo kintu bagomba kukigaho. Rutuberere twinshi tumaze kugaragara muri serito muri carte ya 4. Kadidinga game carte ya 4 igatangira kumanuka bakayizamukana pressure ikazamuka. Bayibonye kuri match ya UGB. Bari babagarukanye kabisa. Kandi nyine bafite abakinyi bakuru nyine batabongera bakabita. Iyo batangiye kuri iyo kabona byakoze no kuri byabaye no kuri yari Orion no kuri Orion nabo byagenze kuri abazamukana kuri pressure azamuka. Urumva icyo kintu tutwerere rwose Sani ashake byige kuri surtout muri carte ya 4 amenye kurazaza atuma game igumiri constant nkuko yatangiye. Sibyo nimba yatangiye leading kuriya muri sa remplacement ziwe nagashemo remplacement ngo adindire ko umuntu atangira kuri kosa kugira azamuke kuri pressure. Agomba kora sub anareba amanota kuntu bimeze. Agomba azareba uburyo bigenda ko at least bafite nk'abantu nk'abane babatsindira. I want off the bench ashobora kuva turimo kuvuga se ninde 6 man wanuze wasani ni Bruno Teatriwe ni hagati ya Bruno ni nuze ni Bruno aga twashe ko hariye twabonye ko ni Bruno ntago yizera Kamini cyane ikindi nacyo ajya mva ko like iki kibazo twakibonye nyine abatoza benshi cyane barashaka gukora remplacement bashaka ko ya remplacer bashaka gukora remplacement ya post by post ja nimbu yari umupivo n'umupivo ugomba kumusimbura kuriya ja na kane na ntabwo yabikora nangumva ko kane na gatanu bashobora gukinana. Ko iki gushobora gukinisha aba big bawe cyangwa gakina small ball sinyo byose na match urabona match ya Patriot na AP nyuma bigiye kurangira na reg ndakeka muri defense uriya mutoza yafashe small balls gusa kinisha nk'abameneri batanu byagera na AP igibikora cyane navuze ngo afite ubwenge akora ibintu bizima rwose tipo AP anasha equipe yake ko zayimaze kuyimetriza kabisa. Anyway ari ikibazo cyari gihari like kugeza na n'ubu ari ibintu abantu benshi tujyamo like tukazamuka hejuru tutazi byari byo. Ubundi mission ya Ferwaba nihe twagombye gutangira kuri isije nyine ndashaka kumenya mission Ferwaba Federation ikintu cya mbere nagerageje gusoma tuntu ikintu cya mbere igomba akazi kayo ka mbere ni ukuyobora nyine kuyobora ugashyiraho amategeko ukamenya yuko ayo mategeko akurikizwa. Icyo nicyo cya mbere kumenya ko amategeko kuyobora to govern nyine bakayobora nyine uwo mukino wangaho kuyobora ikintu no kumbashize itegeko amategeko kugira ko making ashobora ko riri kukorwa nibyo bita kuyobora kuyobora. Ikindi guteza imbere umukino guteza imbere ubwo nuko nyine ari gutegura amarushanwa ukamakinga ashobora ko mu mashuri arimo nyine ku promote ukamenyekana ahantu hose n'abantu tuvuge nimba ari nk'ama campaign nimba bagiye tugashobora ko organiza n'ikintu tuvuge nimba dushaka nko kujya nk'irusizi cyangwa petete nko muri Gakenya ahantu atari basket ukajyanayo ukubaka ibibuga abo baturage babo ngaho bakayimenya. Icya gatatu kuorganiza ama competition ngo nayo ngayo nizo za Rwanda Cup izingizi za D1 za D2 nyine kuorganiza ama competition za organiza de vala. Ikindi cya nyuma ni ikihe
ndumva ariko ari ibyo ngibyo ahanini na development no gucreate abapro gucreate abatlete bashobora kuvamo abapro. Yes, ibyo bintu bitanu niko kazi ka mbere ka federation. Niko kazi ka federation. Rero ndashaka umwe wari ndashaka relationship between teams sibyo na federation. Sasa rero team na federation hagati ya team na federation urumva ama team niyo bagize federation, ama teams niyo bagize federation. So without the teams there is no federation, but there can be a federation with those teams. Tushaka kwishakira hari amakipe ashobora kwishakira uburyo yiorganiza adakeneye. Let's say like today uyu munsi sibyo ongoing champion right now sibyo RBL will never do that such a thing after means that's why RBL my teams make atuma my teams make batuma baba cyakubeshyira championnat kuri inako Ferwaba iri pro. Hari ibintu byinshi bya ignoring byinshi cyane kubera ko afite ubushobozi yo na league bashobora ari amakipe atatu rimwe nandi kuvuga nani shobora kubikora ibyo bintu RBL shobora kubikora, league shobora kubikora na kipe for now sibyo because they can have pro athletes muri mu teams yao. You know why? muri our teams even though it's not the case. Let me take RBL for now. Izo zindi zivuye kuko impamvu nashize mu rwanda za institution zo ntabwo zishobora ku withdrawinga muri league so easily. All they can, like imagine one of these days twabivuze CEO wa Rega amafaranga ni menshi cyane ibi bintu mu bivemo. Let's say it happened sibyo Patriot nabwo amafaranga ndayabuze, Orion amafaranga ndayabuze, Espoir byose na Tigers amafaranga ndayabona, hagasigara team ye RBL yonyine. Iyo league ya Ferwaba yakomeza kugira akazi. Let's say babonye undi muntu byacu zabyorganiza aya master tuzatubyishura mwebwe muze with your small budget urumva tuzaza tubibakorera kuriya bazigana ago nyine federation ama team. Voilà, let's understand the difference between like the relationship iri hagati ama teams na what we call so called abantu mu federation bombari etablissement. Ega ubundi teams abari ba boss ba federation. Thank you. Mu maprofit icyo kintu ndashaka ma teams abimenya like what is federation nihe like team federation ni ama teams cyangwa ni etablissement. Yabona ama teams agize ubushobozi nako federation yagira ubushobozi kuko nta handi hanikura uretse mu ma team. Thank you. Naye mafaranga mu collectinga ku kibuga na ama team aba yakira ivuga ngo adahari federation nta kintu yabikora. Thank you. Ivuga ngo ama team nibo ba boss babo. Yego. None ivuga ngo bagomba bo nko muri assemblée générale iyo bicaye ko nibo bakiraho ni ufite ni nabo nyine ni nabo federation fete. It was supposed to be that way but that's not the case. Iyo bicaye babwira federation turashaka ibi ngibi muze implementing ibi ngibi. Oh, are you sure? Niko byagombye kugenda. Ariko the case ahangaha federation irabamenyesha. Nicyo kibazo nyine. Urumva bagombye kubiganiraho. Na boss n'aba president bose babaye comfortable. C'est comme si la federation irabamenyesha what to do, like they do not have a say. Ubundi federation ntabwo yavuga ngo league yacu igiye kuba pro gutyo amateam atabizi. Amateam niyo bavuga ati none ahantu tugeze amafaranga bitewe n'ahantu turabona noneho twafodinga ko tugiye kuba a pro league. Ahubwo federation ntabwo ishobora kuza ngo ikorere declaration gusa yego tavuganye n'amateam ngo babyemeranyeho birasaba iki. Ahubwo bavuga ati abantu muri bo amateam tuvuge nk'aba boss ba Patriot aba boss ba PL aba boss ba Espoir bagata none ahantu bigeze mudufashe mwebwe federation bitewe mu regularize kwa muri aho ngaho kugira ibintu mushaka uburyo amategeko murebe uburyo twabashize ari kugira amategeko policies mu making sure so policy twashizeho twebwe zikurikizwa. Atari kuvuga ngo president wa federation désirage ngo no next year
turabona ligue yacu igiye kuba pro bimeze ya ni ofete ni inverse niyo mpamvu rero ngo no muri federation hari aba members ba federation like bigufata imyaka ingahe ni iki kigaragaza ni gute ugomba kuba members ba federation bityo ni ikibazo abantu baba bagomba kumenya like ni difference iri hagati y'umumember a member and no member like those are the questions twese tugomba kumva tukanamenya n'uburi muntu wese ufite team muri federation n'uri muri deuxième division ushaka kuza muri première division agomba kumenya akabimenya neza muri D1 ndaje mvuye muri second muri federation ya kabiri muri nako muri deuxième division ndazamutse nkabira byabaye kuri ya team nizere ko atari federation yabishyizeho gute birabyo kuvuga ngo ni 100 millions niyo igomba kubibereka ariko urumva aho ndi kuganisha byakagombye kuba biganirwaho n'abo basuzuki no yari federation kandi ukubwira twe uko wabivuze kuriye nuko bigomba kumera ariko ntabwo ariko bigenda hanyuma hari amakuru bari barimo kumbwira nyine kugira tuzana iyo topic ngo muri Tigers yo nuze ya branding babaciye amafaranga ya federation niko numvisha ngo federation nyine ngo kugira branding ugomba gutanga amafaranga kubera iki se kandi ari match yabo bakiriye bihuriye hehe anyway I skip that question rumva turaza arahantu uribuze kujyamo neza gato muri comment sinzi niba ari episode ishize ni episode ya 17 ya 18 ya 19 avuga ya 18 mujama navuze kuntu ngo ngo Ferwaba ngo ni pro ama factor nyinshi zinyizabonye ngo tuzana ba players from abroad ngo bishurwa professionally ngo batanga ngo kazi bakora gusa urumva ngo nabyo bishize mera byibagirwa kuko yabivuga kuriya yari guhita biba semi pro agomba kumenya difference yo kuba pro no kuba semi pro urumva kera aperi yazanaga abanyamahanga barazaga bano babuzango sibazanaga bakishurwa n'amazu in the meantime twarishurwa gase no zero does that mean kuko aperi yishurwa bari abantu ko twari pro byatumye ligue yacu ba pro ligue yacu ni semi pro reba muri ligue let me tell you why ari semi pro ibyo bintu bivuze we have players international bava foreigners players baza bakishurwa like buri team zarabafite sibyo bose rabafite ariko kugira ube pro bagomba kwishurwa regularly banishyura n'imisoro urumva ikindi ako niko kazi konyine baba bafukora niko kazi konyine shyaka akora muri bank bakora muri bank bana bakede muri patriots akora muri bank ukambwira ukicara ukamutsobanura ngo ligue yacu pro gute izo criteria so kwa ama company urumva bishyurwa regularly bafite ama assurance urumva bishyura imisoro zino za TPR muri nuze muri za RSSB RDB nyine bishyurira imisoro Rwanda Revenue bazi bafite social security number ariko babyita ibyo byose ntago bihari. My question is no let's say ubu because apper do so nabyo sinzi ko bikora abatipe se babishyira imisoro niki sinye ariko bose barishyurwa barishyurwa wenda regularly ariko nabyo numva ntago ari byo kibigira ngo pro nyine barabikora aho niwe yareberaga because erega apper ntago representing nani league yacu yose they are doing awesome kubyo bari gukora but ntago bari representing league yacu yose and when I say something like this nukachinga feelings deja aho ngaho nimba criticism ikujeho ukayikachinga feelings just know yourself you're not a pro whoever you are a player a coach if I say something ngingi ukabikachinga feelings and make it nabo babayo nk'aba pro ariko nabo si pro kumbwira nimba umuntu ashobora kuvuga nk'akiriya deja criticism nkayi ukahita bifata pro deja icyo cyo nyiri kigaragaza ko kiri mu amateur
amacrisis muri ejo bundi bavuze ngo twabije muri aperi ibibazo byose ariko ni ibintu biriho ushobora kuba offended kubera ko wenda uyifana ariko ni ibintu bivugwa ariho nk'abantu reka nkwereke hari n'amapreve bro unless ashaka n'amapreve aba hari reka nkwereke just because tudashaka kuvuga ko kwerekana preve doesn't mean kudahari byari umutipe twahuye ashaka arambwira ati bino bintu bimeze gutya na gutya amapreve ntanayago avuga ati yo amapreve yawe yagumane sinshaka kuzajya kureba match nikizemo ku ibyo bintu ready biba icyo tuba dushaka kuvuga ko ibyo bintu birahari tukabipointingaho none nubyumva abashinzwe kubikoraho bakabikoraho nimba ari bihinduka bigahinduka personally ushaka wavuga ngo ngo nago ngo uri ngo abanyarwanda ngo nitiko ngo na amatiko. For me, I don't care. Like, if it's white, it's gonna be white. It's black, it's gonna be black. Gusa ibivuga byo biba bihari. Biravugwa pe. Nibigaragara no only perception yawe. No preve ari umuntu nk'umuntu ibaze asa nk'izo preve azinyiritse nka gutya. Akambwira ati dore ngibi. Rego. Ibaze ukuntu azagenda kureba match meza. Match tuvuge nimba tuvuge nk'ikipe isanzwe tureke na APR. Tuvuge wenda urugero Espoir bangwise preve uburyo ibintu by'abasifuzi bimeze gutya na gutya unajya ngiye kureba match ya Espoir meze n'akaherere kamwe yakoze gasanzwe nicyo gihe wenda batanamuguze wenda baramuguze nka match ibanze no batanabikoze nyine bakoze kuri match akantu kose urebye rero urabyirinda kuregira ngo urebe yakora n'akaherere gato tubihuza na bya bindi rero icyo ngiye nkora hagati yo ntago mbishaka kubibona ndabivuga abashinzwe kubikoraho nimba federation nimba ishaka gukora investigation ikabikora icyo twanda ahubwo ndashaka cyangwa se nayo ma equipe akabona yuko twabimenye nyine cyangwa nabo bagashaka bakikiramo esprit kugira ngo tugire competition zimwe tukira aho ngaho by'aba pro n'ibiti byose sibyo n'aba fans byose nimba ngewe as a team uri muri federation na high federation ibintu bigomba kugenderaho tukabyemerana mu nama urumva muri assemblée générale ngasanga the more the league is going on nta kintu kiri gukorwa kuki nyewe nk'umu president cyangwa nka team nkandika ibaruwa ko aba naba ngaba bakeneye investigation aba basifuzi naba ngaha imyitwarire itageze gutya yaba muri staff nk'ukuntu iyo federation yo teams itahuye na yishe amategeko federation bayihana nabo n'amateams agomba gusaba like ibi bintu bigomba gukorerwa investigation. Man, rero abafana nyine rubyumva ushobora kuba offended ku kipe yawe twavuze gutya na gutya ariko babihari nawe urabizi ko bivugwa like no gusa tubiceceke no seriously like turi biased twanga ikipe apere yawe iri kwitegura ball ni turabizi mu Rwanda kuno bimeze nimba APR ihagariye ball ihagarira u Rwanda wabyanga wabikunda so I will be offended nimbona umukinyi bazanye umukinyi uri ufite level ya hanga ngo azaje gukina muri ball urumva ikibazo gikomeye urumva ushatse kuvuga ngo twanga ngo bara agenda iri ku ruhande yo kwanga ikipe aperi iviremo hano i Kigali no umuntu uvuga kuri wavuga ko ngiye ngo nishimye byataye umuntu uvuga kuri biba bigaragara ko c'est un faible d'esprit wowe nta nubwo urumva ngiye nifuza ikintu kibi aperi kugira ngo no wari mu bantu batuba basket adatera imbere like c'est un faible d'esprit nimba hari umufite na mentality ngiyo akaba sinze by the way abanyarwanda dutinya like what if avuze ngo umugati wanjye ngava bro no like nagoro wenyine nahani bihuriye kabisa turashaka giye wundi nkanjye kuntu giye mbona aperi no equipe mbona giye yanatwara na BL bitewe na budget n'ibintu ishorwa rero ibyo rumva nubivuga kuriya azatibagirwa itwaye BL ni idarapo ry'u Rwanda twatugiye nibo barimo kuzamura nubivuga kuriya azatabyibagirwa comme si tigeze bivuga rero iyo mbona nyine ari ikintu kitagenda urumva nkaho ngati yo nimba muri BL agomba kuba arimo abakinyi batanu b'abanyarwanda zana umunyarwanda umerita fata Steve mu amafaranga fata Gaston mu amafaranga azemo ni ikipe iri y'igihugu ejo bundi nahuye na aho kugira ngo utware umuntu udashoboye ibyo bintu muri zinuze barabikora muri za Angola barabikora muri South Africa barabikora bagenda agafata umukinyi wese ukomeye uko dutwaye bala amafaranga asigara hano mu gihugu urakoze cyane ayo maprime nkuko bakinisha abakinyi bose batazajya muri bala
zana umukinnyi w'umunyarwanda ukomeye muri at the moment hari umutoza w'umupro muzakora camp y'ibyumweru nka bingahe hari abakinnyi bamaze kumva gushaka kumbwira ngo umukinnyi tuvuye nka Gaston umukeneye muri BL ashaka kuguha umwanya mwiza wo gutuma unarekita neza ahandi hantu ukeneye utari kugenda kuri pressure abakinnyi abanyarwanda ufite muri squad nimba mvuze ibyo bintu ubunanza pe no wowe do your job kora akazi kawe utita nimba yo nifata kuri we ni critique nyine wifatiye critique uyitamize uyirebe nimba muri BL twemerewe abakinnyi barindwa abanyarwanda ko byemewe ko n'ubundi muza mugasinyisha umukinnyi amezi 2 mumukuye muri nuze muri G League kuki utaha umukinnyi w'umunyarwanda amafaranga ukaza none akagupermita noneho ku buryo na bench udafite ikibazo cyo vuga ngo uraza kugira ikibazo cy'abantu kuri bench baza kugutsindira no bivuga nyine uza wawe muheta but it's okay Zana abakinnyi b'abanyarwanda bahawe contrat y'amezi angahe basubire mu equipe yabo baze bahitane nibaze muri bar baze nimba umukuye muri Patriot so muri Patriot akiri niba munyarwanda umerita ko urimo aho ngaho nidutwara bare nishema twese ku banyarwanda tuzishima nimba ari umukinnyi wo muri APR ubo utabonye iyo liste ya bare azakura cyane ariko kuri ayo mafaranga nayo ya bare bro nyine nimba tuvuze gutya nimba tukubwira ngo urekite umu centurenze nki tuvuge wenda nka reg niba umuntu yasimbuje pico bazababara bintu binanubire kubababaza urabona nawe cyoze mbere ntago nabona man nara muri surface tinga byakazi man pico ni umukinnyi ze wakazi sana none ari serie byatari nafite tempiriya ntagabura none ni ibintu by'imishahara ushobora kuyamwimira umunsi abizi neza akakomeza ajya akagoza mu myitozo kuko abizi neza ko pico man yakagombye kuba model niba gutakaza ikipe nka rero gatakaza pico yakagombye kuba model nk'abantu bose nuvuga kuriya ko pico bakoze uburofa kuba bamutahe bavuge ngo ikingo uri guhetinga kuri rege but it is okay but nah, it won't stop us like yo blanc ni blanc ukuntu twebwe ugiye kunufata peri yakagombye kuba ataravuga ngo birarengano igomba gutwara BAL ubwo bushobozi turabufite sinzi impamvu tubyiyima ubushobozi turabufite ariko mentality nayo dufite okay nyine wenda ngiye niko mbibona genda bibona ko urayibona none siyo mentality turayifite ubushobozi peri yarekita neza abanyamahanga kwitabikora ishaka ba scout barenze no pardon kwitabikora I don't know simbizi no niyo lack yo turi gukubwira rero nta muntu rwose mentality bafite nta muntu numwe waitinga kuri aperi nushobora kuba driven na nine n'amafaranga usa niyo zatuma ikora ibintu byose ya hakenemo na mentality y'icyo kintu ukakijyamo ukigiyemo urashaka kujya muri bar kurepresentinga gusa ntabwo you can do that nimba ibyo nimujye ushaka kuza muri bar kugira ugaragare gusa wabikora ibyo bintu yeah man anyway nago iriza ariko nta murano wa gaperi nta mugenda niki tuba twavuze ibintu biri muri kulisse biri aho ngaho ntabwo usanzwe wumva ikibazo wenda nimba kiba cyabaye ariko twabivuze my question ni ngombwa ko like nimba nshaka kubrandinga nishura something yeah nimba ibyo bintu binabo byanantungura birabira mu tsari byanambabaza wowe uvyo wumva nawe nukajya cyo wumva nukajifata sample sakuri like bibaye ibyo byabara urabyibaza relema ni ngombwa ko byaba bimeze kuriya like ugomba ku brandinga tuvuge nimba ushaka ku brandinga se bakaba gusaba ko you have to pay something why that's why kamwe sibyo dufata urugero nka Tigers sibyo ifite RSSB umutera nkunga sibyo amafaranga ava ku kibuga man abantu basigaye bitabira shout out ku bakunzi ba basket amafaranga Tigers ibonaho oya ikindi uri federation uri kubaka ubushobozi bw'amakipe kugira ngo nawe kora ko amakipe nagira amafaranga nawe eventually azagira amafaranga amakipe nimba abonye umuterankunga nata brandinga umuterankunga ngo abona visibility azabona amafaranga umuterankunga azatanga amafaranga ati nimba Tigers yinjiye muri pedestal ariyo yakiriye ngomba kuzajya mbona ejo heza ahantu hose boss waba yarahari ku cyumweru yarahari
aje akabona wa brandinze nimba tuvuga guha 100 millions ubutaha nibongera konyimwone nimureniver contract nagaza gukubita nka trust. So urumva kugarutse kuri bya nakubwiye like ama teams as bazi the relationship yabo bafitanye ya etablissement ya Ferwaba babimenye biriya nta n'ikibazo cyakaba ku branding ngo byaba ari federation nimba unakine nayo mafaranga ariko wirebera hano hafi wirebera hano urebera kuri ama equipe naho n'amafaranga nawe uzayabona ariko nutangiye gushyira amategeko abuza ama equipe kubona amafaranga bamugara amakipe azagenda nta n'ikibazo uzaba urimo kwirukana abatera nkunga kuko ibintu iyo opportunity Tigers Patriots branding none ukunumvishe ubu ngo n'abanyamahanga ukunumvishe wiyemere wigomwa aka kanya muri 2 ans zabona amafaranga uzabishyuza. Listen numve kuna ama teams ari gusuka amafaranga menshi muri federation despite ko amafaranga yinjiye muri stade nani team nimwe yabonamo urumva ngo ubu kera naje ubundi imyaka 3 ishize 2020-2021 kugira umukinyi mukoreshe transfer bagomba kwishura 250 y'amafaranga Swiss urumva yagomba kugira nka $230 gutya urumva niyo yonyine wishyuraga nka FIBA map ariko ubu numvishe ngo deja ugomba kwishura kwanza ayo 250 ya francs Swiss ukishura 350 urumva ngo na 150 ngo yo kuguko ya service iyo karita kurumye ibintu ibaza abanyamahanga kurubanga nanga ibyo bintu byose biri kujya muri kureba hano sibyo nka coach Kayera sibyo azenye araje ashize amafaranga yo muri UGB ashaka kwiyamamariza Kigali University abantu audience irahari amafaranga ku kibuga mu maresete ku kibuga yinjiye ntayo muhaye wenda nibyo ugomba kwishyura petit stade ugomba kumekinga sure ko organisation imeze neza wishyura abantu bakora amasuku amabounsa ibyo byose nabo batikwe nyine organisation ndabyo kuki udashobora guha boss wawe kwanza indirectement yego udashobora kumuyonuze opportunity ngo branding akomeza amafaranga yinjire nk'uko wabivuze the more teams zigize amafaranga federation yunguka reka nkwereke ubaretse nka nuze nka 2 ans uribaza ushobora kuzajya baca amafaranga ushaka yego kuko zabara noneho wowe uranabizi noneho neza yuko bafite n'amafaranga ariko ubu ngubu uri kubaca amafaranga ubizi ko nta nayo bafite ni ikibazo gikomeye cyane n'aba president babaye comfortable icyo nacyo ariko bafite amafaranga nabikigaragara ako ikibazo nuko nabona abadahimba n'abakinya bo tujye tubibona bro tuzareka turacyafite ibyo kuvuga vendredi hari ama games meza byatari I believe abantu benshi bari tayari bari so excited kuri ziriya match ni derby Orion irashaka kunyina playoff Tigers irashaka kunyina playoff so mwumve ko ari ibintu bikomeye Reg irashaka ibintu bayikoreye ubushize urumva irashaka kwihumura APR ikora iki yigarura icyubahiro so vendredi azaba ari ibintu bikomeye kuri petit stade umva please guys get your ticket kuko nimutinda muzabura kuntu vendredi soir gura saa 12:30 kabisa muzaze muyujuje bro iri ambiance irakeneye rwose umuntu rwose agomba kuza akareba match hanyuma banajye mwenuka azamfasha akinisha abakina oya mwenuka nawe arumva rigiye kugenda kure bakamubwira ngiye mwenuka amuvuzeho kare tumureke nta shasingi nuko musubiza ibyo byamurangiza ahubwo wowe akagombye kuri hano turi mu diverse tubona twabonakanye wavuze coach Gael mukanya coach Gael ni umucuruzi arasha noneho mutoza rero Yves arashaka kuzana ibintu bya ngo teams ni yacu ubundi arashaka kuzana ubundi akazakuzana ngo ndi money oriented muzakorana Ivi ntabwo kuwa gatanu ntabwo akoresheje imyitozo nta nubwo yatoje match zo uranyumvira watangije uri umutoza sinzi ama confident mufitanye cyo nzi ntabwo ari cyapeye
ko umutoza atishyuwe nta mukinnyi waboneka hariya yanababuza ibaza umutoza habaye ikibazo ntabwo akoresha n'imyitozo nta match yayitoje tipe kereka nibayigura yose nibayigura nyine ikitwa yaho ntabwo byapfa gukunda bagashaka kandi harajya gushora imari UGB urumva iratashe cyane kuri ya famille mwari mutangiye neza none mutangira anyway ubutaha nzaba mfite amakuru yose yuzuye we'll talk about it tuzabivugaho neza cyane urumva yeah man sawa rero ya sawa nawe muri episode y'ubutaha please amanamba zatangiye kugenda aba meza ashaka kuba kuri audience yacu n'abakunzi ba basket muri rusange keep subscribing byibura nk'ubutaha tuzabe dufite byibura 1k abantu batangiye kugira that's what I'm talking about 1k subscribers sharing hari abantu benshi bakunda basket mubereke and shout out kuri producer wacu nanone papi kira idea dufashe neza nawe nagenda ntabivuze iceri wari uryoshye kabisa shout out kuri na smart production nyine tumeze neza muri no minsi kabisa ibiga bigaragara biri kugaragara umuntu wese rero naho ubutaha muri episode izakurikira tuzahure kwa gatanu kuri game kuri Petit Stade peace basket iracyayikunda twese nabo barayikunda basket mwararenze yes sir. This podcast is brought by iSmart House, your best podcast agency in Rwanda.